harimo amagambo amazina menshi turabona amazina wayitwa cyane banavuga ko wavangiwe niko bimeze kuko ishusho barimo babona inyuma ntabwo ihuye n'ibyo ushaka, ntabwo ihuye n'uko bakakubonye, koko bo barareba nk'abana b'abantu, ariko we mu mutima wawe urareba iki? Renza amaso urebe ibiri imbere. Uyu mugore rero yarengeje amaso imigabane umugabo wamuha, arenza amaso iyo mitomo umugabo we yamubwiye rwose, arabirenza ibyakabaye niba navuga ngo byamucisha inzira ya bugufi, aravuga ati ngewe icyo nkeneye ni ukubyara, singuranirwa, simfata imigabane, simfata guteteshwa, simfata, nkeneye urubyaro. Arakomeza aravuga ngo Uwiteka numpa umwana w'umuhungu nzamuguha wawe. Ngo bageze ku nyanja imbere iratukura, Farawo abari inyuma, Mose aza kugera ngo baranitotombye ngo ariko uribuka ko araho babwiye ngo nimusubire inyuma mubamba amahema, baba barabuze bati wapi, ariko barihanganye dusubire inyuma kandi inyuma Farawo ahari, kandi mu kusubira inyuma bakabamba amahema, uzi ko Uwiteka Imana ngo yazanye umwijima hagati yabo n'Abanyegiputa, ngo iryo joro ryose ntibegerana. Yesu ashimwe, inshuti zacu, inshuti za Mpumuriza GB Ministries, amahoro y'Imana kuri twese aho muherereye hirya no hino, turabasuhuje ngo Yesu nashimwe. Twongeye rero kubiyegereza tubabwira ngo ihumure ry'Imana yacu ribane namwe mu mitima yanyu, muri mwe n'abanyu aho muherereye, abari kwa muganga turavuze ngo ihumure ry'Imana ribagereho, abari mu nzu z'imbohe, aho waba uri hose utegereje gutabarwa n'Imana, turakubwiye ngo Uwiteka aguhe umugisha kandi akunezeze. Igitondo cy'uyu munsi, amanywa ku bandi, ijoro ku bandi, Imana y'amahoro ibagirire neza kandi mwakire kugendererwa nayo. Iyo utegereje Imana uri mu kigeragezo ntibyoroha, ariko iyo umaze gusubizwa wongera ukabona imbaraga. Reka rero uyu munsi nk'uko Imana yawuduhaye ngo tuwunezererwemo, tubanze tuyishimire, tuyibwire ngo Mana wakoze, hanyuma dukomeze n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Data mwiza, tuguhaye icyubahiro, turagushimiye, urera kandi urakiranuka. Erega Mwami, ugutegereza ntabwo azakorwa n'isoni, naho byatinda birasohora igihe cyawe iyo kigeze. Turagushimiye uyu munsi uduhaye w'umunezero, umunsi wo kuvuga kugira neza kwawe, umunsi wo guhamya imirimo ikomeye wagiye ukora mu buzima bwacu. Izina ryawe rihimbazwe. Rero ubwo duhaye umunsi, reka tuwukoreshe ibyo ushaka, hanyuma nawe unyurwe nabyo. Umukozi wawe Esther Mwami agiye kutubwira ku magambo, reka Mwami uganirize umutima we kugira ngo natwe n'abadukurikira hirya no hino bose bafashwe, hanyuma twige uko twihangana, uko dukomeza mu masezerano y'Imana. Data tuguhaye icyubahiro, ko wumvise gusenga kwacu ni mu izina rya Yesu, amen amen. Turanezerewe kongera kuba hano muri studio zacu, tuvuga kugira neza kw'Imana, tuvuga gukomera kw'Imana. Twiringiye yuko muri amahoro aho muherereye hirya no hino mudukurikira. Imana y'amahoro ibaha umugisha cyane. Pastor Esther turakwakiriye. Murakoze. Amen amen. Nukuri turakwishimira, Imana y'amahoro igukoresha, Imana y'amahoro ukorera, igikomeze kunezeze kandi yagure imbago zawe n'umuryango wawe n'abawe bose. Imana rero ishimwe cyane ko wemeye kongera kuza kuvuga kugira neza kwayo. Uyu munsi rero duhujwe no kugira ngo tuganire ku ijambo ryitwa gutegereza wihanganye. Gutegereza, ugategereza amasezerano cy'Imana yavuganye nawe. Burya iyo utegereza udafite ibanga cyangwa udafite isezerano, udafite icyo wabwiwe, uranamuka ukabivamo. Ariko iyo utegereza hari ikintu wabwiwe, urihangana kugeza igihe gisohoreye. Niba hari icyo wabwiwe n'Imana, niba warasengaga Imana ikavugana nawe, niba wari uri muririmba abaririmbyi Imana ikavugana nawe, niba wari uri mubwiriza ukumva hari icyo Imana ikubwiye muri iryo jambo urimo kwigisha, niba wari uryamye, niba waragendaga, aho wavuganiye n'Imana hariho hose, tuje kukubwira ngo gumamo ntubicike intege, kuko naho byatinda ntabwo ijambo ry'Imana yavuze rishobora guhera. Ahubwo ihangane, wongere wibuke, ujye wemera Mwuka Wera akwibutse, akubwira ati rega hari icyo twavuganye kandi kizaza igihe cyacyo.
Yesu nashimwe cyane. Rero tugiye kwakira Pastor Esther kugira ngo atuganirize, atubwire se Pastor ko hari igihe umuntu ategereza, tuba twarabwiwe n'Imana dusenga, tukabwirwa n'Imana, abahanuzi bakatubwira. Ntabwo mvuga abahanuzi babeshye bashaka indamu, oya, ndavuga ubuhanuzi burya ni ijambo ry'Imana. Wari uzi ko hari igihe usoma ijambo ry'Imana kumva Mwuka Wera arakubwiye akakuganiriza akakubwira ngo ni njyewe uvuze. Niba usoma ijambo ry'Imana by'ukuri, ni ukuri Imana iravuga. Hanyuma rero turavuga Pastor, ese umuntu wabwiwe n'Imana agategereza, ejo akumva ubusa naba naribeshya, agashidikanya akabivamo, ejo kongera akabisubiramo, uwo muntu wamubwira iki? Impamvu mbikubaza Pastor, cyangwa impamvu nifuza yuko tubiganiraho, hari igihe uhura n'ikibazo gikomeye pe, gikomeye, ariko kugira ngo wihangane ugere kwisezerana Imana yakikubwiyeho bikanga bitewe n'uburemere bwabyo. Ndagira ngo abadukurikira batumva yuko turimo gupfobya uburemere bw'ibibazo bacamo, ariko turimo turavuga kunesha kuba mu gutegereza. Siko bimeze mushu? Utegereje igihe runaka wihanganye, ukumva ijwi ry'Imana ukavuga uti nubwo bimeze bityo, hari ijambo ry'Imana ritubwira ngo naho igiti cyatemwe ariko imizi ikiriyo haracyari ibyiringiro. Bivuga ngo niba ugihumeka umwuka w'abazima, umva ugihumeka, niyo waba ugeze ahandi abantu bavuga bati nimutegereze, nimujye gutunganya byarangiye, niyo byaba bimeze bityo, hari ibyiringiro yuko igiti iyo cyumvise yamize yumvise amazi arongera igashibuka. Rero turabwira abo bantu bari muri izo ntambara cyangwa mu rugamba barimo, nibumviye ko dupfobye, ariko turimo turavuga ngo gutegereza kugeza Imana ikoze igitangaza. Ni ukuri. Rero mushuti yangu tubwire, ese koko nategereza abantu baramvuyeho cya kintu kiremereye? Ni ukuri. Wenda hari ibyo tuziranyeho. Mu minsi ishize twakoze, hari ubukwe twatashye bw'umucuti wacu, twategereje igihe kirekire, nubwo twari duhagararanye nawe, benshi bahagararanye nawe, ariko burya umuntu wikoreye umusaraba nyirizina aba aremerewe. Ndagira ngo tubwire, ese koko umuntu aremerewe muri ako kageni yakomeza kwihangana? Wenda wavuga ngo aha yari afite abantu bahagararanye nawe, bamusengera, bamutakambira, ariko wari uzi ko niyo usengera rusange na wa muntu utazi isengesho rimugeraho, ariko si umuntu yananiwe kwihangana kubera bwa buremere yabigenza ate mushu? Yesu aduhana umugisha. Imana ishimwe. Nanjye ndanezerewe nanone kuko Imana iduhaye amahirwe yo kongera gusangira n'abantu bayo ijambo. Mu by'ukuri ni ubuntu bugeretse ku bundi. Ndatekereza umbajije kuvuga ngo umuntu yategereza ate, yabikora ate, yakwihangana ate? Ubundi gutegereza, utegereza ikintu wabwiwe uzi. Kwihangana nabyo, wihanganira ikintu kivunanye. Ntabwo ushobora kwihanganira ikintu kitakuvunnye, ibyo ntabwo byitwa kwihangana. Yego, kwihangana ni ikintu mu bundi buryo gisa nkaho kikurusha imbaraga, ariko ukavuga uti ndemera mvunike nubwo kiremereye, shinyirize nubwo kindemereye, ariko ndihanganye. Yego, hari ubundi buryo bw'uko nagicaho nkabona kiriya ntegereje nabukoresha, ariko biransaba kwihangana nta yindi nzira. Yego, rero mu by'ukuri waruvuze ngo abantu batagira ngo turapfobya, ahubwo ndatekereza ko abantu bari bufashwe cyane n'umuntu utegereje yihanganye, arasubiramo imbaraga, kuko Imana niyo igiye gusubizamo abantu imbaraga, abantu bayo. Imana ni nyakuri. Yego, ntabwo ari umuntu ngo ibeshye, ntabwo ijya ivuga ijambo itatekerezeho. Yego, n'umuntu ashobora kuvuga ikintu yagitekerejeho agukunda akakigusezeranya, ariko kuko ari umuntu nawe ahabwa bigahinduka bikamunanira. Nukuri. Ikindi uyu munsi yabivugira muri aya marangamutima, ejo akaba yavuyeho. Uwo ni umuntu arahinduka rwose, ariko Imana uko yari kera n'uyu munsi ni ukwikira. Niyo mpamvu ibintu byose tubwira ryaba ari iryo jambo ry'Imana usomye, ko nta buhanuzi ubundi burenze ijambo ry'Imana, cyangwa se ari n'ubuhanuzi umuhanuzi akaguhanurira ikintu. Yego,
icyo Imana ikubwiye ukumva koko ko ari icyo Imana ikubwiye, mu by'ukuri wagombye gukora ibishoboka byose ukihangana. Kandi nzi neza ko kenshi kuko turi muri iyi si irimo intambara zitugoye, ibintu byinshi Imana itubwira duhura n'ingorane kugira ngo tubigereho, ariko hari ibyo tuba dusaba. Ese navuga ngo ahubwo umuntu ategereza akora iki? Yego, ntabwo wakwicara gusa ngo wiryamire ngo uvuge ngo ndihanganye. ndategereje. uba ufite icyo gukora. Icya mbere uguma uri usoma ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu tugira Bibiliya, dusoma ijambo ry'Imana kuko ari amagambo adusubizamo imbaraga umwuka w'Imana. Iyo turimo gusoma aduha uburyo bwo kwihangana. Wari uzi ko ijambo ry'Imana rinatubwira ngo n'igihe mugeze cyo kurambirwa ngo izaziza ibongereremo imbaraga. Rero bivuze ko iyo usoma ijambo ry'Imana rigufasha kwihangana. Ntabwo wihangana gusa kuko uri umuntu iki wapi cyangwa abantu bakubwira, ahubwo usoma ijambo ry'Imana, uraterana ukajya ahari guterana kwera, ukumva icyo umwuka wera akomeza kuvugana nawe, utega amatwi icyo Imana ivugana nawe ku byo yakubwiye. Hano hari ijambo numva twasoma mu Baheburayo ibice 10, yenda twasoma 20 gusa cyangwa 3. Reka dusome. Avuga ngo nuko rero ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye, kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranyijwe. Haleluya. Kuba ngo ubwo bushizi bw'ubwoba Imana yashize muri wowe, ubwo budahangarwa Imana yashyize muri wowe, izo mbaraga Imana yashyize muri wowe wizitakaza, kuko numara kwihangana aribwo uzahabwa iby'Imana yagusezeranyije. Bivuze niba bikubwiye umunsi kabigusezereranya, ntabwo uvuze ngo urabihawe, iragusezeranyije, ariko hagati aho haragusaba kwihanganira ibishaka kutazagera kuri cya kintu Imana yagusezereranyije. Rero nibyo usubiremo umvuge ngo utegereze uri mu ijambo ry'Imana, kandi hagati aho utegereza ingororano Imana izakugororera. Icya mbere urasenga, kuko iyo udasenga hari izindi mbaraga zigukora zikubwira ngo imbaraga za kamere zikubwira ngo Imana ntiriho, zikubwira ngo yiba Imana yari iriho ntabwo wakabaye ihura n'iyi ngorane, ntabwo wakabaye ihura n'izi mvune. Yenda urugero, Imana irakubwiye ngo mu mwaka runaka nzaguha akazi, cyangwa irakubwiye ngo nzagukoresha, ariko urareba uburyo urwanywa, ukareba naho bizanyura kugira ngo bigereho, ukabona nta nzira pe, hagati urafungiranye. Ariko Imana yaravuze ngo nzagukoresha kandi uzankorera muri ubu buryo. Rero biragusaba, hano ijambo ry'Imana tubwira ngo ubwo bushizi bw'ubwoba twahawe ngo ntitubutakaze, kuko nitumara kwihangana tuzahabwa ingororano. Ingororano rero ni ukugera kuri cya kintu Imana yagusezeranyije. Urasenga kugira ngo Imana, iyo dusenga nibwo twegerana n'Imana, nibwo Imana ikomeza kuvugana natwe, nibwo ikomeza kubwira mwana wanjye icyo nakubwiye nzagikora, nibwo ikubwiriramo n'ibindi, nibwo ikubwira ngo kwihangana bihangana gutya. Kwihangana ntabwo bipfa kuza, nabyo ni ubuntu bw'Imana bubidushoboza. Udasoma ijambo, udasenga, ntabwo wabishobora. Ibi bintu ntabwo byikora, ariko urasenga ukiyiriza ubusa, uraterana ukajya mu guterana kwera, ugasanga bene so, ukumva ubuhamya bw'abandi ababigezeho, ibyo byose bigagukomeza ku kwihangana. Kwihangana rero nako kukazakuzanira ingororano. Mu by'ukuri iyo Imana ikubwiye ikintu, intambara zo ziba zihari, ariko 100%, kuko Imana atari umuntu ngo ibeshye, itajya ivugira mu marangamutima ngo ivuge ngo mu gitondo ivuga ngo ayiwe ngo navuze mpubutse. Itari umuntu, ifite ibyo yakubwiye, ifite ibyo yatubwiye. Ariko nitwihangane dusenga, nitwihangane dusoma ijambo, nitwihangane tuba mu materaniro y'abera, nitwihangane dukora imirimo myiza, nitwihangane tugira neza, kuko Imana yo niyizi kureba ikavuga ngo mwana wanjye igihe ni iki.
amen amen. nibyo nabwira umuntu dukurikiye. aho hantu usomye mushumba ngo ubushizi bw'ubwoba, muri make kutagira ubwoba, yego, kutagira amarangamutima ngo wumve ucitse intege, yego, kutumva bakubabarira ngo ayiwe ngo disi ngo uzi ko uriya muntu yahuye n'ibyago, uzi ko uriya muntu koko uriya musozi awumazeho igihe, kutumva utwo tuntu tuguca intege cyane, ukavuga uti nubwo bimeze bityo ntacyo bimbwiye, mpfa kuba hari icyo Imana yavuze kuri jye kandi nkaba nzi ko ari Imana itabeshya, ukavuga uti ndagumamo, reka nihangane icyo nzi cyo. Hari abajya bavuga ngo na nyuma ya zero irakora, ariko nta zero ku Mana kuko igihe cyayo ni igihe. Erega Elisa yarakurikiye shebuja, ariko Elisa yari ihanganye, urabyumva kandi none habwirwa n'abana b'abahanuzi, kandi abahanuzi batabeshya, batabeshya ngo baravuga gukuri, yego, ngo kuko yaragiye kumukurwa, ngo aramubwira ati na shebuja erega nawe ntiyari akamubwira ati atari ko bitebya wakwisigariye mwana wanjye, njye Uwiteka arantumye, rero wowe sigara. Avuga ati nkurahiye Uwiteka n'ubugingo bwawe sinsigara. Yigiye imbere abana b'abahanuzi avuga ati wari uzi ko shobuja agiye kugukurwaho, niwe kumubwira ati urarwana n'iyi, ariko we yarazi icyakurikiye, yarazi umugabo akurikiye. Ese niba yarakurikiye shebuja, twebwe dukurikiye Imana Data. Yaravugaga ati uyu mugabo nkorera nkurikiye nanagenda aya mavuta ndayamukuraho, aramukurikira, arihangana, bamuca intege arihangana, shebuja amuca intege arihangana, arakomeza, barambuka, bagera aho akoze iki, aho koko agiye kumukurwaho. Umugabo abonye ko yihanganye aramubaza ati uransaba iki? Yego, nkiguhe, warihanganye, uko nuko Imana igitugororera. Yego, nuko nyine ibona ko twategereje twihanganye, abantu batuvuyeho, inshuti zaturetse, mbese ibintu byaboze. Nuko iri jambo ritubwiye ngo nitumara kwihangana, haleluya, tuzahabwa ibyasezeranyijwe, tuzahabwa ingororano. Yego, ngo arangije aramubwira ati nkusabye migabane ibiri, nabonye ukora ibintu aho nyine nashaka kubikora double. Yarihanukiriye arangije avuga ati bikubera uko, kubera wanyiziritseho, nutumbira ukande ukabona nk'ukurwaho. Erega naho hari ikindi kizamini kitoroshye, ariko nuntumbira ukabona nk'ukurwaho, ako nako kari akantu rero. Kandi rero hari ikintu nabonye mu kwihangana. Iyo ujya kugera ku isezerano ryawe, ibintu biba binini, noneho uravuga uti biranze, igihe nahereye noneho biranze. Kandi ku bantu basanzwe bazi ibintu Imana ivuga cyangwa ku buryo ivuga, yego, aho hantu iyo bimaze gukarara aravuga ati ubu ndashubijwe aho, ngiye gusingira. Kuko mu by'ukuri kiriya ni ikizamini cya nyuma, nubwo wakoze ibindi byose, ariko ufite kundeba. Umuganya aravuga ati ibyo biroroshye, aho naciye harakomeye. Arangije ko nuko byamubereye ngo yahawe uwo mwuka. Rero mu by'ukuri twihanganira ibintu bituvunnye, ariko turagururirwa, kandi y'Imana ikubw'icyo yagusezeranyije ikiguha cyuzuye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo icyo Imana ikora nta wagira icyo acyongeraho, nta wagira icyo akigabanya. Iyo Imana igiye kukugororera wibagirwa wa mubabaro. Ni nk'umubyeyi aratwita amezi 9 agatangira harimo abaruka, harimo abazinukwa kurya inzara, bakabahora n'inzara, bafite ibibazo byinshi bikomeye, ariko akihangana akagera ku mezi 9, noneho hakaza n'ibisi. Burya rega nutagize ibisi bakamubaga, ahura n'uruguma, narwo rurababara, nabyo ni ibindi uzi ikinya kikuvamo, yego, nabwo ubabara. Ariko noneho katuvuge ku bise, birababaza ngo hari n'abamama bavuga bati n'uyu wanyuma n'ubwa nyuma sinzongera. Ariko iyo amaze gukikira umwana, njya numva ngo abavuga batyo kenshi nibo bahita uwo mwanya. Iyo amaze gukikira umwana
bya bindi arabyibagirwa akishimira umwana we akibagirwa ibisi. Rero nuko umuntu iyo yihanganye Imana iba arakubwiye ngo izagukoresha, ihanganira ibyo bintu ucamo, nutangira kuyikorera uzibagirwa. Amina. Kandi umubabaro uza mbere. Yego. Niba harakubwiye ngo nzaguha ikintu runaka, irinde ibyaha, gerageza gukiranuka, gerageza kubana n'abantu amahoro, gerageza gukora imirimo myiza, kuko imirimo myiza ngiye mbona yihutisha urugendo. Yego. Pe ushobora gukorera ikintu Imana urayikorera ukanezerwa. Amina. Uzi ko yabwiye Korineliyo ikamubwira ngo ubuntu bwawe no gusenga ngo byazamutse bigira kumana, bivuze imirimo myiza nayo bishobora kukwihutisha. Ntabwo ushobora kwicara ngo uryame ngo utegereze Imana yaravuze bizaba. Ntabwo bishoboka. Urasenga, ugakora, ugasoma ijambo, ibyo bintu bigufasha kugera ku masezerano yawe. Kandi ukahagera uri inyangamugayo. Ukahagera utaritotombye, ukahagera utaritotombeye Imana, utaritotombeye abantu. Hari igihe abantu bahura n'ingorane ugasanga baritwaza abantu, ariko ndenda kukubwira ngo nta muntu wakubuza kugera ku isezerano ryawe usibye wowe ubwawe washatse kwinaniza. Rero bakundwa bankurikiye, niba hari umuntu ucana havunanye ariko hari ibyo Imana yamubwiye, nakubwira ngo ihangane. Imana si umuntu, Imana si umubyeyi wawe ngo ageraho akuveho cyangwa ananirwe. Imana ni data wa twese, uko yari iri kera n'uyu munsi niko ikiri. Usome ijambo ry'Imana tubwira ngo nukubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya benshi dutinye. Rero navuga ngo bene data, ihangane, usomye ubuhamya bw'abandi muri Bibiliya, usome runaka yarihanganye agera kuki. Reba nko muri Samweli wa mbere igice cya mbere, hatangira havuga umugabo Elukana yari afite abagore babiri, Hana na Penina. Umwe yarabyaraga undi ntiyabyaraga. Hana ngo Uwiteka Imana yari yaramuzibye indi byara, ariko umugabo we akamukunda, nga ndetse yanjya no gutanga n'imigabane mu mago ye, wakamuha ibiri ngo kuko yamukundaga. Ariko ntibimunyure kuko atabyaraga, yabaga ashaka urubyaro. Ariko umugore yarihanganye arasenga, ntiyareka kujya gusenga, arihangana arasenga. Tubona ugereye ku murongo wa 10 ukamanuka 11, aho yageze ahahiga n'imihigo cyane pe, kuko no gusenga urasenga umwuka wera akakubwira icyo gukora. Hari abantu abwira ati jya kunkorera umurimo runaka, hari abantu abwira ati higa umuhigo runaka. We rero ngo yarahize ngo aravuga ngo ariko Mana, kuko ngo icyo gihe ajya guhiga umuhigo yaragezeho gusenga n'ijwi ridasohoka. Ababaye umugabo yajyaga amusanga akamubwira, akamusanga arira, kakamubwira ati hano urarizwa n'iki? Sinkurutira abana b'abahungu 10. Uriya mugabo yaramukundaga kandi uko ni we niko yibonaga. Rero mu gutegereza hari ibiza bigashaka kudukura ku isezerano ryacu. Nga ndakurutira abana b'abahungu 10, niki kikuriza, niki kikubuza kurya? Umugore agaceceka, nta magambo menshi tubona yavugaga, ariko yarihangana akavuga ati Imana izampa umwana w'umuhungu, Imana izampa kubyara. Warangije bimaze gukomera, ajya imbere y'Imana ngo arasenga atavuga, nta jwi risohoka. Uburyo batekereje ko ari n'umusinzi nyabo. Mu gutegereza harimo amagambo menshi, amazina menshi turabona, amazina wayitwa, banavuga ko wavangiwe. Niko bimeze, kuko ishusho barimo babona inyuma ntabwo ihuye n'ibyo ushaka, ntabwo ihuye nuko bakakubonye. Koko bo barareba nk'abana b'abantu, ariko we mu mutima wawe urareba iki? Renza amaso urebe ibiri imbere. Uyu mugore rero yarengeje amaso imigabane umugabo wamuha, arenza amaso iyo mitomo umugabo we yamubwiye rwose, arabirenza. Ibyakabaye niba navuga ngo byamucisha inzira ya bugufi, aravuga ati ngiye icyo nkeneye ni ukubyara, singuranirwa, simfata imigabane, simfata guteteshwa, simfata, nkeneye urubyaro. Arakomeza aravuga ngo Uwiteka numpa umwana w'umuhungu nzamuguha wawe, isindwe ryawe.
bamwe babwi uzageza hehe kwiyiriza ubusa uzageza he guhora ujya gusenga nuko nukubura uburyo uzageza hehe ibyo uzageza hehe ariko wowe ukeneye iki wowe Imana yavuganye nawe yakubwiye iki arakomeza tubona mu bice bibiri ashima avuga ati wari ingumba abyaye karindwi avuga ngo Uwiteka niwe ushyira ikuzimu agakurayo babandi mwese mwavuze amagambo ni muceceke kuko Uwiteka anyujuje ibyishimo Yohana araririmba nawe Imana mwene data ndatekereza ko hari abantu turimo tuvugana nawe Imana niguha icyo ngicyo wasabye nawe uzagira indirimbo yawe muririmbyi yaririmbye aravuga ngo Zaburi ndirimba ntabwo ari iya bene Kora ntabwo ari iya Dawidi nakongera ngo si iya Mose nakongera ngo si iya Hana nubwo nawe yaririmbye ngo nimva mutima nawe Imana nikugeza kuri rasezerano mwene data humura uzaririmba komeza ihanganira ibyo bikuvuna ihanganira ibyo bikubwira ngo rekeraho ihanganira ibyo byaguhinduriye amazina byihanganire ayo majwi reka nkubwire uratekereza ko Penina yamubwiraga amagambo nubwo atamubwira pastor niyo Penina atabumbura akanwa byonyine kubona byara abana bacaha bikorera bajya gutanga ituro ryabo umva ibi byonyine biravuga ibyo biravuga afite umwana atuma nzanira amazi ngirira gutya mwana agira uriki hanyuma wowe uri wenyine nekereza ko yenda ku bagore umwe ari mukeba wundi abona hakunzwe utarabyaye uyu mugore nawe byamutera kuvuga ariko kibamuha imigabane ibiri njyewe ufite abana njyewe wabyawe njyewe sinkunzwe ariko nitubona hari amagambo yavuze twe kuyamuvugira ariko yabwirwa byinshi cyane renda wowe uri aho uranabibwirwa uyu turimo tuvugana nawe kuri iki gihe yenda arimo arabibwirwa ariko ihangane nawe uzaririmba indirimbo yawe yego igihe cye nikigera muri ikintu nabonye kitugora mushumba ni ugutegereza igihe cy'Imana ntabwo tuzi igihe cy'Imana ngo ni ikihe ariko iyo Imana ivuze ngo nza tegereza iyo nza kuko izabikora ni ukuri pe niba hari icyo Imana yavuganye n'umutima wawe tegereza utitaye ku bicanege Elisa arimo agenda byo bamubwiye n'ibyo ngibyo ariko ihangane n'abayobozi barabimubwiraga aribo bahanuzi tuvuga bakamubwira batari kubwo bite byawe urajya hehe nawe hari ibyo barimo kukubwira aho uryamyaho aho wicaye muri urwo rugo umaze igihe nta rubyaro utegereje ko Imana hari icyo yakubwiye nzaguha urubyaro wowe guma kuri iryo sezerano ubundi ugerageze gukiranukira Imana usenge ukora iyo mirimo ubundi Imana izageza igihe igira ite igihe cyawe kigere rega ntabwo duhuza ibihe niba uyu munsi Imana yakugiriye neza Esther ntabwo bivuze ngo yari kugirira neza igihe kimwe nge nawe niba ikugiriye neza ndashima Imana ku byo yagukoreye ikibazo tuyo duhura nabyo mushumba kindi ni ishyari nkabona Imana ikugiriye neza nkavuga ngo kuki atari jewe kandi nyamara kakwa ntago Imana ikishimira rero bakundwa mwirinde kugira ishyari bagenzi banyu niba mugenzi wawe ubona yabyaye ukabona mugenzi wawe yashingije ukabona mugenzi wawe umwana we ya graduatinze ukabona mugenzi wawe amuzamuye mu ntera yabonye akazi keza mugenzi wawe yubatse inzu mugenzi wawe yaguze imodoka mugenzi wawe ibintu byose bya bindi wigira agashari ahubwo ishimwe nezerwa mugenzi wawe Imana ikoreye ikintu runaka ntabwo bijya byorohera imitima y'abantu umunyeshyari we biba ari ikindi kintu ni ikindi kintu ko haba hakirimo kamere rwose iteye ubwoba abatarasobanukirwa imbaraga z'uwo yavuganye nawe akenshi umuntu ugira n'isari sinzi ko umwuka wera byoroshye kuba yavugana nawe biragoye kuko umutima uba ari mubi mu by'ukuri uba wamaze kwishyiramo yuko Imana itagukunda ariko kubera icyo Imana yakoreye kuri Emmanuel ese kuki atari igihe cyangwa kuki atari musaza wanjye buriya bikorewe kubera iki byagenze birya icyo kintu iyo ukibaza ntabwo washyira ku isezerano ryawe ntabwo wabigeraho gusubira inyuma umuntu ugira ishyari ingororano abona no gusubira inyuma kandi ugasubira inyuma yabugirira ishyari kugira ishyari ni imirimo ya kamere mibi itugira imbabazi Imana yo mu ijuru itugirira imbabazi ni imirimo mibi byaguteranya n'Imana ahubwo kuko Imana imugiriye neza nawe ejo ni wowe
niba utanishimanye nawe tuza ubwira Imana uti Imana urakoze ndabona Esther yateye imbere buriya nanjye uzangirira neza akantu ujya nkunda kubwira abantu tuganiriye akubwira ibibazo ahura nabyo igihe abimazemo ndamubwira ni reka Imana ntabwo irobanura ku butoni ubu muri aka kanya ntabwo urimo kubyumva ariko numara guhabwa amasezerano yawe niho uzamenya ibyo nkubwira Imana ntabwo irobanura ku butoni n'igihe cy'umuntu kiba kitaragera rero mu gihe cyanjye kitaragera Esther ndishimana nawe ariko niba nishimanye nawe naho tuziranye ndatuza uvuge ngo Imana yagiriye neza mwene data bitarobanura ku butoni igihe cyanjye kizagera ariko iki kintu ntabwo Satani ajya yemera tugitekereza kutagitekerezaho ni igihombo gikomeye kuko mu by'ukuri iyo ugifite amaso arunguruka kuba abana ngo kubera ikibo byagenze bitya uba ufite umutima mubi uwo mutima rero ntabwo ari ubwami bw'Imana ntabwo Imana ibyishimira ntabwo ikunda urabona na Kayini yagiriye Abeli ishyari kandi Abeli atuye Imana amaturo Imana irayashima bose bagiye gutura bihitiyemo ibyo bajya gutura urumva rero ndamugirira ishyari ni ikintu kibi cyane wanakwiyahura kujya kwica mwene cyo ni nko kwiyahura ibyo byo ni umutima wa kamere udakwiriye ishimire bagenzi bawe iterambere ryabo rimwe nigeze kuba nshaka kwiga mbona bidakomeje isengera cyane rwose mfata na gahunda y'icyo gihe yuko ngiye gusubira kwiga ukuntu byari byarahagaze nge narangije kwiga narashatse yego rwose nitegura ko ngiye gutangira umuntu nza kubona Imana ikunda kuvuga nanjye mu nzozi nza kubona umuntu araza aranyandukura kuri list arampamagara arambwira ati uyu mwaka reka kwiguziga mu mwaka wa 2 nokuri nkangutse ndababara ndavuga nari niteguye ko byari bimeze gutyo bigenze gute byarangije koko naje guhuramo n'ingorane sinatangira kwiga none ahubwo ntangira ubucuruzi umwaka wa 2 ko kugeze sinana ariko urumva nyina akomeje gusengera kwiga ariko sinatekereza ngo n'uyu mwaka Imana imbwiye yego nza gutangira ubucuruzi nabukoze amezi make burahagarara ahubwo buhagaze icyo kwiga kiba aricyo kigana ngeze hagati niga nibwo nibutse ndavuga ngo Imana nabonye nandukurwa nguziga muri uyu mwaka uyu n'uyu rero bigusaba njyewe icyo nakoze sinitotomye nubwo nababaye umutima wanjye sinitotomye ikindi cya kabiri mbonye haje mu buryo bwo kugorana ntabwo nashyizemo imbaraga zanjye narabiretse ndaguma ndasenga nza no kugeraho n'ubwo bucuruzi ndabutangira yego bunahombye nabwo nsa nkaho mbabaramo ariko havukamo kwiga rero inzira zo kugera ku kintu Imana yakubwiye akenshi ziba zivunanye ari nayo mpamvu tubwira abantu ngo nimwihangane ariyo mpamvu tubahumuriza tuvuga ngo hari ihumure ku muntu wihanganye Imana isohoza ibyo yavuganye n'umuntu erebwa yabwiye umugaragu wayo irambwira ngo Yeremiya ngo urareba iki aramubwira ati ndareba inkoni y'umurinzi yego amubwira ati warebye neza ukuntu ndinda ijambo ryanjye kugira ngo risohoze haleluya haleluya rero Imana ifite uburyo bwo kurinda ikintu yavuze ariko nanone ikongera ikadusigiramo aka kantu ntabwo ikubwira ngo nzakwihanganira irakubwira ngo wihangana ni wowe kugira ngo ugere ku byasezeranyijwe kwihangana rero twavuze ntabwo wihanganira ikintu kitavunanye wihanganira izo nzira zose zivunanye twagiye dutanga ingero ku bantu bagiye bavunika bakihangana bakagera aho baririmba indirimbo ese bariya abana ba Isiraheli ndenda kubwira ngo urugendo rwose bari barimo urugendo ese ndebera hano hantu ngo bari bageze ku nyanja imbere iratukura Farawo abari inyuma yego Mose aza kugera ngo baranitotombye ngo ariko uribuka ko araho babwiye ngo nimusubire inyuma mubamba amahema baba barabuze bati wapi
ariko barihanganye. Dusubire inyuma kandi inyuma Farawo ahari, kandi mu kusubira inyuma bakabamba amahema uzi ko Uwiteka Imana ngo yazanye yego umwijima hagati yabo n'Abanyegiputa, ngo iryo joro ryose ntibegerana. Niyo wihanganye Imana iguhamo uburyo, igushyiriramo uburyo, ariko ni wowe ubanza kumvira. Ari naho Yosuwa yabwiye abantu, arababwira ati abatambyi murikorera isanduku y'Uwiteka mujye mu mazi. Ntabwo yabwiye ati nimujya kujyamo amazi arakama, ati murayikorera mwebwe mubanziriza abantu muhagararemo mu mazi. Haleluya. Ariko barangije babikora uko bahagarama amazi arakama, Israheli irambuka. Rero reka nkubwire, kwihangana biragusaba koko kwihangana, kandi ukihangana icyo kikuvunnye. Urarurira umurimbyi yararimbye aravuga ngo irakuzi kwa kundi ukanguka, ngo ugapfukama ku gitanda cyawe, ngo ukubika ubutwe mu biganza, ngo ugatakambira Imana usa nkaho itarimo ikora, ngo ariko Imana irumva irakora kandi byose irabizi. Yego, erega n'umwana w'Imana Yesu yarihanganye. Iyo atihangana ntabwo tuba turiho. Iyo atihangana ntabwo twakabaye tubikiye ubugingo buhoraho. Iyo atihangana ntabwo twakabaye duhawe uyu mwuka wera. Ariko yarihanganye, yihanganira gukubitwa, gusuzugurwa ari Imana, no kwambara umubiri wari uzi ko ari ukwihangana. Yambara kamere yacu, yambara umujinya, yambara ibyaha byacu biramuhindanya, arabyihanganira kugira ngo acungure umwana w'umuntu. Ikintu cyiza cyose umuntu akigeraho yihangana. Ariko nshuti yanjye, wari uzi ko no mu bucuruzi umuntu atangira gucuruza akabona ntibikunda, ariko akihangana, yenda yo yashoye ya mbere agashiramo, akongeramo ayandi, akihangana. Muri icyo gihe ashobora no gusonza mu rugo, akihangana. Ejo ubucuruzi bwe bukazakura bukaguka cyane, mu yandi magambo agatangira kuririmba indirimbo, tujya tubabona abantu bavuga bati natangiriye aha, abantu bambwira ngo ntibizakunda. Ikintu cyiza cyose gisaba kwihangana. Rero mwene data, Imana yavuganye nawe, ihangane nawe uzabigeraho. Haleluya. Yesu aguha umugisha cyane mushumba. Tugera ku musozo, turagira ngo tubwire abadukurikira ngo nibihangane. Wowe gusa menya icyo wavuganye nawe, ibicanege, ibikuvugira mu matwi, ibyo byose bitera umugongo. Wowe utumbira icyo wavuganye n'Imana, no kubikora izabikora. Nubwo yabona ko bitinze, buryo iri mu kigeragezo ubona nk'aho iminsi itagenda, nta nubwo tuba tuzi igihe cy'Imana igihe izabikorera. Elisa yabwiye abana b'abahanuzi ngo ndabizi, ariko nimuceceke. Imana rero iyo mu ijuru iguha imbaraga zo kubwira ibyo bintu ngo ceceka, ndabizi. Hanyuma igihe cyawe nikigera uzaririmba indirimbo, natwe tuzayikiriza nuko twikirije iriya ndirimbo. Erega buriya Bucyana na Mama Karo baririmbye indirimbo, natwe twarayikirije. Nukuri wenda twabitangiye tubica mu mayange, ariko nukuri twaririmbye indirimbo, kandi iriya ndirimbo yari iryoshye, ukumva twaguma twaririmba, ariko ubukwe burarangira. Ariko nahoze mvuga ngo ibintu byose biba byiza bikagira ibibitwikira. Ijambo Pastor Zigira Inshuti yigishije ku cyumweru, nararyumvaga nkumva riranterura hasi. Yego, ngo buriya bukwe bwahindishije umushyitsi ikuzimu, bararekura. Wabuze ko na se w'umwana yavuze muri reception, akavuga ngo nashingiye abantu batandukanye, ariko imfura yanjye muraza kujya munyegera munkureho amavuta yo gushingira. Narabyumvise. Imfura yanjye noneho nshingiye, yakoresheje ijambo niba ngo ciye akagozi, ati mwese akagozi gacitse murajya muza kunkuraho amavuta yo gushingira, ati ubu ngiye gushingira koko. Haleluya. Biriya byaradushimye. None ku cyumweru umukozi w'Imana arigisha, tugarutse mu birori byarakomeje, aravuga ngo ubu bukwe bwahindishije ikuzimu umushyitsi, ngo burarekura ibyari byarahambiriwe byose. Ngo barabaza ngo habaye iki? Ngo urusaku n'urw'iki? Ngo urusaku twumva habaye iki? Iri kwa
papa karo. Haleluya. Ariko iyi Mana yacu gutegereza kwatura neza ni ibintu byiza. Uro papa w'Imana yatuyarya ijambo mu gitondo vuga ati naravuze Mana turirimbane n'aba rwose. Imana iguha umugisha cyane mushumba. Ni ukuri twagize ibihe byiza kandi ndibaza ikira ko cyababereye ikimenyetso cy'ibyiza Imana ibahaye kubera gutegereza imyaka myinshi. Igihe Karo yamaze arwaye ngira ngo barahangayitse kuruta imyaka bari bamaze, kandi koko na se yarabivuze. Ariko turashima Imana yabahaye izo mbaraga zo gutegereza, atari uko Satani yabahaye agahenge, atari uko amajwi atarahari, ariko uwo mwana mwamutwaye mu bapfumu, ariko uwo mwana havuzwe ibintu byinshi, ariko baravuga bati Imana yamuduhaye no kumukizira bishoboye. Dusubire ku bukwe ngo GPS ibaza umwana kurwara GPS, baravuga bati iyo Mana yamuduhaye izamukiza, nta mpamvu yo kujya mu bapfumu. Wabonye icyubahiro cy'Imana cyari muri sale byatewe no kwihangana. Ko twabonye Imana biriya bintu rero harya abantu babyitiranya bakavuga ngo amafaranga yego abantu baratwerereye, ariko gutegereza Imana aho uriya mwana yageze ababaye n'abantu basenga turara amajoro, Imana yagombaga gukora ibirenze umubabaro kugira ngo bisakuze cyane. Nuzuye umunezero nkavuga mu ndimi turi mu bukwe, nta kuntu utazivuga. Nabonaga imbaraga z'Imana, nabonaga icyubahiro cy'Imana. Nageze mu rugo, aho mu rugo barambaza bati mami ubukwe watashye bwabaye bwiza. Igisubizo nabwe ni kuva mbayeho sindabona ubukwe. Nibwo bukwe bwa mbere mbonye bumeze kuri. Wabonye abashumba bari bahari mu abashumba bari benshi cyane. Hari abashumba ari nabo basabwa. Musho reka dusoze ariko tubabwira ngo dutegereze. Bwatubereye isomo buriya bukwe, twese twakuyemo amasomo. Buri muntu yagiye akuramo ibye, bidusaba kwihangana tugategereza, natwe Imana izabikora. Atari uko ari uniform, ariko buri muntu agira igihe cye, cy'ubuhamya bw'undi butuma wihangana. Rero turashima Imana kubw'ibyo. Dusoza reka udusengere Musho, usengera abantu badukurikira kugira ngo bihangane bageze ku gitangaza cyawe. Imana ibaho umugisha. Data mwiza, turagushimye turaguhimbaje mu izina rya Yesu. Tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe. Twemerere tugushime kuko udushoboresheje kugira abantu tuganira nabo bakaba babonye ihumure. Aba bafite iby'Imana yavuganye nabo, aba bari mu guca mu bigeragezo, aba bari mu guca mu ntambara. Tugushimire yuko ari wowe umuntu wese kwihangana kugira ngo agere ku cyo wamusezeranyije, kandi ahagaze neza ashikamye akora ibyo umubwira. Ijambo ryawe aryumva riyobora ubuzima bwe, riyobora ibitekerezo bye. Nami turabigushimira Uwiteka Imana ikomeye. Reka nsengere uyu mutima wari ugiye kunamuka, wongere uwusubizemo imbaraga, uwusubizemo ibyiringiro. Umuntu umuhe kwihangana kuko ndabizi neza yuko ibyo wamusezeranyije azabigeraho. Twari turi mu kuvuga ubukwe bw'abavandimwe bacu bwabaye bwiza, twasengeye, twabonye babonye umwana wabo arwaye bakavuga ngo ibi ni ibiki, ariko bagasenga bakihangana, barangiza ukaba warabahaye ubukwe bwiza bumeze kuriya. Erega Mana, ubuhamya bw'abandi budufasha kwihangana, budufasha natwe kumva ko ibintu bishoboka. Twemere rero tugushimire ku bwa buri kimwe cyose Papa Mwami, kandi utange kwihangana. Turashaka kumva ubuhamya nyuma y'iki kiganiro, y'iri jambo. Turabizi ko ari wowe utumye uyu munsi tugikora. Icyubahiro n'ikuzo n'ibyawe turasenze duca mu izina rya Yesu Kristo umutambyi wacu. Amen. Amen. Imana ibaho umugisha.